turemera kimwe ekipi ya APR niki cyakitambutsemo Sano sobanura barakurose cyangwa oye ibyo bintu biteye ubwoba cyane ibishise Delkonovic abafana ba ekipi ya APR batangiye kumusora mu kibuga bibaho bafite ubushobozi bibaho bashaka intsinzi kandi APR ni ekipe y'intsinzi iyo uzana ibyo kuwaya udatanga n'ibyo abafana bagusaba none ekipi ya Rayon Sport ngo bya Robertinho bayita stade amahoro bro nagari stade yo kwiyogoshesheza nagari salon de coiffure oya se utangiye kwijana ugatu urabikaze wivovota birangaye ntabwo umenye ikigo cyavutsemo ushiguka nyine abato Nyagasani Sano Juda pe ekipe ya APR imeze neza ariko ntabwo ari cyane sofa kubera ko nyine uburyo ikinamo bugora abakinnyi bayo cyane ntabwo bijya bituma babasha kuba babandi banyabo dushaka kubabonamo Delkonovic yarabuze amanota 3 yari kuyabura kuko abonaga nawe wagira ngo arabashaka kuyabura ubona utamenya ikintu ntabwo umenya nyine ikintu ikosa yakoze nyamukuniri ikosa yakoze ni ukuza APR gukina na Vision kandi APR iri ku rwego rwo gukina na Vision donc ntabwo Vision igomba gupressinga APR kugeza ku rwego APR yubashye ikayireka ngo bakineshe ziregarite ziringaniye APR igomba gukina igapressa ikayusha position ikayusha glance ikayataka ikayishota ikayitera abakorere menshi ikayitera amakufra menshi ikayihesha amakarita menshi ifite ubushobozi kuki utayireka ngo ibikore inota rimwe risigani dutagera tuba wivovota muri ubwo buryo nkabani nawe witonde gusa ekipi zatwara igikombe nagirebera ngo nakinye neza nakinye nabi ekipi kirarezilika bro ubu ngubu bakenewe rezilika nibishaka bijye biva mu mutwe nibishaka bive ku maboko nibishaka bive ku kaguru nibishaka bive whatever hakenewe rezilika mundundira abantu mundundira Sano teri ubwoba reka nanye mbifurize ibe byiza nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye abakunzi ba Mwalimu T kunzi ba Teacher Station abakunzi ba Sano Sylvain abakunzi b'Ishoti TV mwese ndabareba neza cyane mu byukuri kandi turabakunda cyane mundundira abantu ndabwira ninde babwira ntabwo tubanga ntazigira umuntu abana baba we muri Jersey ya Sahaba Kim genda mureba ijisho ryiza mu mirongo migari y'igihugu yavuze ati Mwalimu wariteretse ninze Kigali ngomba kuyizana hari ikiganiro kiwe bantu twakoze amagifti ndakibura narababaye ariko kuba narababaye ntabwo ari cyo nje kuvuga ibere hano muri APR ibintu byari bikomeye cyane APR iki cyaje kinyuzemo Imana irayitabaye kuri Edil Fitri Mana rwose Edi Mubaraka Edil Fitri Sano Edi Mubaraka nagari deri oya ni Edil Fitri ukayifuriza Edi Mubaraka ibyo ni ibintu bya Kisilamu shimira abantu babaniza baba bo muri Kiyovu ebana bamara gutsinda ekipi ya polisi bijanditse baravuga ati mubyara w'ubyishi cyane bahiritaga video nayiteretseho mugende muyirebe Mwalimu titashire byonje gutyo ubwo kuri kamera hari Sano Sylvain ariko tumaze n'igihe kinini tutari kugenda nyine twitereka bitewe n'impamvu hari igihe mvuga ati kino gihe nicyo cyanya cyo kugira ngo Sano aze yitereke n'igihe mbona atari need kuko afite n'akandi kazi twanabikunze cyane mujye mukujyana kuri The Choice which is good naho bari kugenda shakisha mukomeze mugende mukusha mwe ku rukundo Sano rero nagira ngo mwakire n'umukunzi wa APR FC n'umukunzi wa Nyamukandagira abayambaye umukara n'ibishaneta kabisa mbamuntu ameze neza cyane akinda roho nanjye kanze muhindisha umuriro rero nombera kanda mundundira abantu mundundira Sano sha Mwalimu Sano oya ukasimba uri kugashaka iki urasa neza cyane merci beaucoup merci iminsi umaze utijandika no ku ishoti uhinduka umwarabu wari uri mu bihe bihugu mbabarira nari bakumbuye tutabara abantu soza abakunzi b'ishoti abakunzi b'ishoti nari bakumbuye ndabasuje abayisilamu Edi Mubaraka abarokore Yesu ashimwe n'abandi mwese musanga amadini yose Nyagasani yeza abane namwe nari bakumbuye cyane nari bakumbuye pe Kaisa bamwita Sano Sylvain kabisa ndamugaruye Nyamukandagira imaze guhinda umuriro ariko ngo bari bayinyuzemo tugiye kwijandika rero nagira ngo tubigendanemo neza cyane ni byinshi maze igihe bitambuka ariko nanone turadukitsa by'uyu munsi mumbabarire kabisa mbanze mwakire muri ni sauti azamuke yaburanya ahinda umuriro ahinda roho Sano ndakwakiriye murakoze so ndagira ngo tugaruke ku mukino rero kwite ya APR FC imaze gukina ekipi ya Vision
APR nibyo iratsinze ariko igitego cy'intsinzi cya Amama gishyikije mu minota ya nyuma byanatumye iminota yose abafana bayimaze basa nkaho bameze ukuntu batameze ukuntu kabisa. Ndagira ngo bijyana umutoza ariko Novic ntabwo mwemera muri mu bafana b'ikipe ya APR sinajya kunyura mu sangari igice kimwe kivuga ko umutoza nta kibazo, ubwo urumva n'abagendana n'imirongo bigari ya ekipe. Hari n'abandi nabo bashaka ibyishimo abana kwisema akantu bavuga ati umutoza nta kibazo bakanamwahuranya. Urabitwara ute? Tubanza twinjiye mu kibuga, ekipe ya APR yabuze iki kugira ngo irinde igera mu minota ya nyuma isaha irwana no kubaho, birinde nyine binyuramo muri ubwo buryo twagiye. Okay, ubwo turahera mu kibuga cyangwa duhere ku bafana? Twahereye mu kibuga, abafana turabajyaho nyuma. Ikintu navuga, iyi match nyine iba ari match nziza, iba ari match ikomeye. Buriya umuntu nyine utubaha opponent cyangwa nyine utazi agaciro k'ikipe uba mugiye guhangana, ni wowe nyine ushaka umurwa wasuzugura. Kwe tukaza tukavuga ngo vision ya nyuma kwe igiye gukina na APR ihemba abakina amafaranga angana kuri reka nyine ukumva ni ibintu biri buze byikora, ibitego nyine biraza bijyemo. Ariko iyi shampiyona yo mu Rwanda irakomera bro, irakomera nyine kugira ngo uyitwaremo neza bigusaba energy zirenze izo nyine utekereza ko ukoresha. Rero nyine wabonaga ko APR abakinnyi bari babizi ko Rayon yatakaje bashaka amanota, ariko wabonaga Darkonovic atari yo purpose. Donc wabonaga atari wo mujyarimo kuko APR yakabaye itsinda n'inota 45 ya mbere, ukabona ko yatanze nyine byose ifite, irashaka atatu, irashaka gutsinda ibitego byinshi, ariko bisa nkaho n'umutoza wa APR ntabwo ajya yubaha aba opponent, afite ukuntu nyine aregeza none ukabona nyine arashaka kubyoroshya mukine, ntabyo kujya kuri pressure, ntabyo kujya kwihwanyagura cyane. Umutoza pressure iriho sana. Biratandukanye tisa. Umutoza uri kuri pressure uramureba ukamwibwira, uramureba nyine uvuga ati uyu muntu arashaka igitego byakunda agomba kukibona. None wa mutoza wakira rezita byoroshye tisa APR abanye igitego cy'ambere ibona penalty, njye nemera ko yarishe iratsinze ibonye igitego si kimwe, ni muri half time wakinishije Uwatara kuri nimero 7 umukuye ku 9 umugize umuwinga. Ariko se mbese ko twamushimye twati Watara no guhengekwa so ntabwo no guhengekwa. Watara ntabwo ari nimero wabyemeje. Reka nyine umbwire ukuntu atakiri, reka mubwire ahantu ikosa ryabaye tista. Ikosa ntabwo ari yamushyizemo abona mu madosi, ikosa ryabaye uburyo yatekereje kubakinisha bomba ari bareba. Buriya mu madosi na Watara bari gukinana, ariko Watara ari mu mugongo we. Okay, yakaba ari nimero 10 ubundi bakambivuge gutyo, niba yaba mwiza kurusha kumushyira kuri nimero 7 mushyira kuri kwari hariya iriya kuba yamukinishaga nawe yamugoye kuko nyine yafata umupira akajya guhindukira kuzajya gukora action ya nyuma nyine imwe igaragaza ko nyine uri mu mukino Watara yabaga yashize. Iriya ari kosa ry'umutoza, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uri APR uratsinze, ubonye igitego kiri mu gice cya mbere, nakomeje nkurikira action za Darkonovic n'amaso yanjye, urabizi kandi baricaye bamureba neza. Nazajya mbona wa mwana wakinye kuri kabiri uyu munsi niba ari Nzotanga Dede, umwana arashaka gukora muvomo, arashaka kuzamuka ngo yirukane amfashe ikipe gusatira, ukazajya umwereka ngo niwongera kugenda ndagukuramo ndagusohoramo. Ubonye ko nawe ageze ngaho ahagurutse akageze ngajye kwishyushya kuri sinari gufana Nzotanga, uri kuzamuka cyane kandi ntabwo nagutumye. turi twatsinda dufite igitego kimwe, guma aho ngaho bapoze fatanya na Clement na Yunus. I was like none se igitego kimwe kuri vision APR kirahagije kweli? Kirahagije. Bya bintu by'umupira wacu wo mu Rwanda, iyo umaze gufatisha abakinnyi ukabakura muri mood ya match bose ukabasubiza inyuma, ekipe ifite abana bakina nka vision ko vision n'ubwo ikina neza si top play irakwataka, iyatatse irayigomboye ibonye igitego kimwe. Abakinnyi waba maze uri kubabuza kuzamuka bose uri kujya ubereka uvuga ati iminota irahari ikintu utuje, iminota irahari tuzi, ukamubuza kuzamuka barakugomboye. Kuko ugombora mani nyine byatumye niba navuga guteze byatumye nyine mbona ko Dari kameze nk'umuntu nyine ushaka nyine rezita zitari mbi kuri APR. Yego nitsindwa ariko ninatsinda inganye basi nende kwibaza navuga se ubu koko oya ekipe ishaka igikombe vision ni ikipe yo kugombora igitego
ugakomeza ukabapoza ugakomeza ukereka abakinnyi ngo mutuze ngo ntacyabaye ngo ntacyabaye abantu babonye amadusi yatsinda igitego ariko buriya ntabwo babazi like nyine effort umukinnyi akoresha kugira ngo igitego kiboneke mari kugira ngo kize ubwawe ni decision ni nko kuvuga ngo mukeba yaratakaje none ariko tugiye kongera tutakaze tugiye kunganya ese ko mwaperi nta bushobozi bwite bwo gukina viziyo ikayitsinda bizo mpamvu bakahita bumva ko ari izabo bagahita igihumbi zo kuba batsinda bafite umutoza yanze abafana bashobora kuza kubureminga umutoza bakavuga ngo yitwaye nabi ariko se twebwe nk'abakinnyi turi mu kibuga twakoze turakoresha ngoma niba byanze by'umutoza niho babonye Mamadusi yahise abwira Watara yereka Abarsene yerekana abakozi n'abandi aravuga ati tugishake tukibone noneho akantu nkunze mentalite za Claude niyo mugabo mani nyine uburyo yahise akareba abakinnyi barabagomboye ahita abereka ati dusigaye iminota mike we ntabwo yerekanye na biriya by'umutoza ngo mutuze oya we aberetse ngo zirabura bike dushake tugishaka iragishatse irakibonye ariko sofa ni byiza bagize imana abonye amanota 3 y'ingenzi kuko bigiye gushyira Rayon Sports kuri pressure ikomeye cyane murera mwarekera muba muri kugendera mu bitugu muyihumekera mu kwaha ibi noneho zimwe abamugezeyo ariko urabona ko cyane bavugaga iki uramutse ufite umutoza na Darkonovic Rayon Sports yagenda gake kugeza itwaye igikombe niba ushobora kuba uri kumenya vizi y'igitego kimwe kuri kimwe ukaba ukiri kwereka abakinnyi ngo mutuze muri minota ngo myanya hariya mba nakubonye hariya wayiherekeza mpaka itwaye igikombe ikiba gikenewe ni iyi mentalite y'undi muntu wundi ugucarenjera uza akavuga ngo oya turatuza kubera iki kandi twanganyije turashaka atatu yuzuye imbumbe rero ntekereza ko aperi ikomeje muri uwo mujyo wo kuvuga ngo buri match we do or die turashaka atatu ntabwo byatwara jonesha itarafata umwanya wa mbere biragoye pe kuko iriya kosa Rayon Sports yakoze ejo ngendo bifashe n'ikosa kwakira ikipe nayo ukamukura ukayashyira mu mahoro ugatakaza ariko mukibona ko Rayon Sports yakiriye mukura mu mahoro wowe wahise confirma ko mukura yamaze ibyo kunyerera bitagihari ahubwo nanjye nagiye mbona batangiye kunyerera abantu ze ba beti kubamenyera amahoro bari kunyerezwa n'iki mu Rwanda dukora amakosa buriya ide yo kuzana Rayon Sports muri match nk'iyi ngiyi ntabwo yari nziza njyewe kugira ngo nzane ekipe kuri stade ku kibuga idakiriraho oya ahubwo hagati muri journée ni ukuvuga ngo Rayon Sports ifite journée nyinshi aho kugira ngo ubikore kuri iyi wabarana n'amanota ugashaka amanota kuko niyo y'ingenzi noneho hantu usigaje n'umukino gorira kuko rero nyuma bazakina ugahita uvuga ati wenda twatwaye igikombe abafana kugira ngo banaze kugira ngo yase turagiserebura mu mahoro wenda ikitwa celebration yo guserebura igikombe ariko wowe uri kwitoreza mu nzove bro mu nzove ni nka to kurusha no kuri Kigali pe nagavuga gato cyane ikashe muremure stade amahoro ntabwo byemerewe gukora imyitozo ntibyemewe ubona ko na equipe nationale bayiha ikibuga cy'inyuma noneho club yo n'icy'inyuma ntayo bagiha uzamo uri mushya nk'uko n'umukinnyi wa Mukura azamo ari mushya hari abakinnyi ba Rayon Sports nyine abakinnyi bo mu Rwanda iyo bakrititse mugirana ibibazo bisa nkaho bakritikwa pomore bisa nkaho bataribona mu mahoro kwa reka bivuge gutyo n'ubundi iyo umubonye akiri nabo ni bashya nubwo bava ngo ubizi neza ko ntabwo ari buguhe bya mbere ngo sampusa nk'uko wari umutegereje kuri pere biratandukanye bro icyo kintu rero kuba Rayon Sports itarakirebyeho icya kabiri Robertinho ni mutoza ki kuri Mukura ese ubundi mu buzima busanzwe Robertinho Mukura iramworohera ajya yishobora guhera muri 18 Robertinho sabi na 14 usuze kazi zamutwaye hariya nawe bagitwaye ariko nabwo style yari yamutsinze nabwo bari bamutsinze ni ukuvuga ngo uwo mu opponent abakomeye ni match ugomba kwitaho n'ibitekerezo byawe byose ukuri gushishikariza abafana ngo muze twuzuye stade ngo twemeze APR ngo tuyumva bigaragaze ngo ducimwe ngo ducimaka ucimaka zibumba 12 uri kumva ikintu uyitangiye kurengera sana oya iriya ni fair hariya barafeirinze bro iriya ni fair niba abantu bataraza babanje kwaheza hanze none abantu abanyamakuru agafata udufoto tw'abantu barimo ngo reyo yayujuje cyangwa yayujuje mukayabo urumva hari ahantu bagomba kubitekereza n'ibintu
icya mbere nibyo nahoze nkubwira ntabwo ugomba gusuzugura opponent nibyo kapiteni Kevin Muhire yarabivuze aravuga ngo mukuru yadutsinze mwari abakinnyi bavunitse kandi ngo amakosa twakoze ngo twayakosoye nibyo nabyemera hanyuma se tiwe siri ko biri bukorohere wowe kuri squad yawe ufite wenda uri kapiteni uri Kevin urabyumva ko nyine match mwayitsinda murayifite ese abaza kudufasha mu kibuga ko muri 11 bari kuri stade yo gukinira muri stade Amahoro bakaguha rezilita stade Amahoro maze kubibona igora Rayon Sport irayigora cyane jewe ntabwo nabishimye aho kugira ngo yizanemo hagati muri competition muri gushaka amanota wabikora kuri match yawe batagira ngo yenda utangiye ko ngomba kubivuga kubera ko iyo umuntu akoze ikintu kitari cyiza mbese ntabwo stade Amahoro ariyo kwigushishamo Tristan ntabwo ari salon de coiffure kiriya ni ikibuga niho byawasiriye yogoshesherejemo urasangira magere kipe kiriya ni ikibuga bro hariya ni mu kibuga ntabwo ari muri hoteli ntabwo ari muri stade ntabwo uturamo kiriya ni ikibuga rero nyine ushobora gutegura ibindi ikibuga kikagura ibyacyo iriya ni defeat bro bayakire none se ko wabikoze kuriya abafana ntubaboneka amanota ntuyaboneka ubu ushyize ekipe yawe kuri pressure Rayon Sport iri gukina ntabwo ifite umutoza w'umwongereza ibintu byose biri ku musaza Robertinho niwe uri gutoza arahindukira kuri benshi akisanga wenyine ntabwo afite umuntu wamubwira ngo dukuremo dushyiremo uyu nguyu nyine biramufunaje kumugora kumwongera rero pressure nk'iyi ngiyi ngo imikino 7 ugendane na APR irusha inota rimwe nyine you have to focus ugomba kugira ibintu focusingaho ibindi ukabyirengagiza ukabyihorera biba bigoye abakunzi ba PRFC bari bisize insenda mu kanya gato urabwira iki ikintu nababwira ni kimwe nuko nyine abanyarwanda bamaze kumenya umupira iyo uri kubabeshya barakubona neza harimo n'abandi bagenda ntekereza ko iriya geste bakoze yo kumuririmbira ngo agende niyo itumye abakinnyi barakara niyo ibibukije ko nyine mwarangaye bagomba gukora ntibite ku mutoza ntawe uhari n'abafana ntawe bari kubona twebwe turi mu kibuga tugomba gukora iriya geste nyine ku giti cyanjye ndayikunze ko nyirakintu mbaye niba umutoza agera ku munota wa 70 afite igitego kimwe afite ekipe ifite byose biyemera gutsinda kare match ikarangira kare ariko ukabona nyine kuri benshi ari alez nta pressure afite ari gusimbuza uko abishaka umukinnyi arazamuka ngo niwe agenda gukuramo wakora ikintu akuvuga nyine urabona ko ambition z'abafana ba APR zitandukanye n'iz'umutoza bafite ibyiza rero muririmbire ko muri stade umusakurize niyo we ntacyo byamubwira nk'umutoza we ntabyiteho ariko bigira icyo bihindura mu mutima umukino uri kubyumva hariya wahita uvuga ati ese uba mugani we ubu se ko watangiye kuririmba n'igitsingwa biragenda gutya numvaga rero baravuga nyine ngo wenda kuba stade PRFC yubatse gutya ushobora kurakaza abafana bakaba baninjira mu kibuga byoroshye bakagusangamo reba nk'iyo image abafana ba PRFC baje kwataka Dariko mu kibuga uri kumva icyo kintu uri kumva utuba gisa nabi rero nyine aho kugira ngo barangazwe n'umutoza wabo ntibamwakire uko ari ahubwo basapotinge abakinnyi babo babatere kuraje kuko n'abakinnyi ba APR nivo bari bariho baza na nivo bariho kano kanya birabagoye bahanganye n'ibintu byinshi ibibavugwamo gushaka rezilita gushaka umwanya mu kibuga umutoza utakwemerera gukina mu muhe byose ufite ibyo byose biremerera abantu so urumva ko rero baba motive cyane iriya geste yo mu madusi y'amafaranga iba ari nziza ejo bundi nibajya mu bugesera nabwo azabavuga ati kanongere nyereke bo bamena yandi ibyiza abakunzi ba APR nibafatanye na ekipe n'abakinnyi bashaka intsinzi bareke kwita kuri Dariko byinshi cyane ariko ngaho yatsinzwe nawe ntabwo ugaragara ikintu abafana bagushinzwe yewe n'ubwo kandi mubwira ubona ko ubu ugaragara mu byishimo gusa ubu bantu bishoti oye n'ubwire wantuye ku ishoti sibyo ariko umwanya nabonaga mbere ntarabona akazi ngubu abana with the choice bari banakurikirana kureba neza yego ngubu wamagaye ariko nanjye naje gufata ama interview nanjye nirukanga mu kibuga rero niba APR yatsinze ukaba ubizi ko mfite akandi kazi ubwo nyine nawe ugira dukora ama interview nitumara kuyasoza uhita uvuga ati iratakaje niyo hano uvuga nase basere ko samubonye kataje foto se kataje utkababonye ko nta mukinnyi wanga gutsinda kuri interview ngo tube match ya reaction da atubwira ngo ukuri kugenje intsinzwi irababaza kuko nyine akenshi iza mu buryo utexpectingagamo nkesho kuvuga ngo wasirika atavuze
njyewe waba umurengeje kuko nawe ubwo nyine ntabwo aba yakira ko icyo kintu kibaye muri uwo mwanya. Utekereza nibyo twizaba Prestige mamumva. Ntabwo nyine byakora abantu baba bashaka bahora imbere ya kamera ngo baze bivuguruze bagira amarangamutima nabo ni abantu barababara bagira uko babona ikipe yabo. Ushobora nko gusanga ari kuvuga ati ukurikije ukuntu twateguye iyi match ukuntu twari turi determine nta kintu tuzaga gutsinda ariko turatsinze. Rero nyine abantu bajya bari kugira gukunda nyine guserereza no gufana oya turi n'abantu hari n'iki kipe itsindwa kuvuga ati bishoboka bitse gutsinda ugacika intege ukababara. Sana reka duhumuze ndabona uri kubona ukuntu inzuba zimereye nabi udukoko tumaze kuza hano imvura iri kugwa urumva twe tukiri hano Nyabutere bajya bavuga ngo inzuba barazirya utuntu baraturya yego barazirya baraturya kabisa nagize numva nanuze na tija babonye imbunda rwose baravuga ati Allah awaha Allah
Alright, kabisa rero abo ni abayisilamu ariko bakunda kwitwa Kiyovu Sports abasabye rero amafoto barabonye rwose mbumva igitego kimwe bararyoshye cyane right bayireba